naje niteguye nakurikiranye ngo ntuzongeye kumpuza nawe ni ngewe wakwihamagariye none ngo uduhuze nari ngiye kubimusobanurira sinitaye kubyinda ntwite none nagusabye ngo umpuze nawe ndi tayari sama uyu munsi ninjye nawe utwita n'umugisha rero ubugabo si ubutumbi ndakwereka ko ntama zambarwa ke ahubwo se nabikore mwereke ahubwo se yabikoze ko ke gendi tayari naje mbizi kuko namwiteguye ahubwo se nakuntu yari yarabivuze wowe wabivuze bikore nakwiteguye Muganga gakondo yakuzaniye umuti ugaruza ibyibwe utiriwe uruha si ngombwa kwirirwa ujya ahari aho uri hose arabikuzanira agufasha kumenya niba ugukunda agukunda koko cyangwa ataguca inyuma agufitiye umuti utuma abagore bakundwa umuti wirukana ibisambo umuti ugaruza ibyibwe atanga kandi uruhereko n'umuti weza umurima atanga umuti ku bakobwa babuze abagabo umuti uvura inyatsi umuti wo kwihorera ku mwanzi umuti w'insinzi umuti wongera ubukungu indwara zananiranye amarozi y'ubwoko bwose ahumanura kandi abantu bahumanyijwe atsirika amarozi y'ubwoko bwose ahumanura ibibanza bikagurwa byihuse muganga gakondo atanga uruhereko cyangwa umurinzi akoresha imbaraga z'abakurambere akoresha kandi amahembe y'inkorongo aragufasha wowe urwara igifu impyiko kubura imihango guca imyeyo ababuze urubyaro abashaka uruhereko abarwaye asima diyabete iseru kubyimba amaguru kubura imihango n'izindi ndwara zitandukanye kandi waba uri mu Rwanda cyangwa se mu mahanga muganga aragufasha muhamagare cyangwa umwandikire kuri WhatsApp. Ikaze bakunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Keza TV show nk'ibisanzwe nongeye kubasuhuza mbifuriza gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi kundi kanizira ko mumeze neza mwese aho muri yari abari mu Rwanda ndetse n'abari mu bihugu byo hanze mwese ndabasuhuje ndabashimira by'umwihariko ku nama n'ibitekerezo mugenda mwandika muri comment abantu bose batandukanye tuba twaganiriye nukuri ni ibitekerezo mugenda mubaha kandi bibagira akamaro mu buzima bwabo bwa buri munsi ndi kumwe n'abakeba ntago nirirwa mbavuga mu mazina ariko tutaratangira ikiganiro ndashaka kubasaba ko muri babiri ndashaka ko tuganira nk'abantu bakuru sibyo teta niba ari teta Queen nibyo ndabasabye ko muri babiri we na Samantha tuganire nk'abantu bakuru nawe nabanza byemere kuko nabanza byemere Samantha yaravuze ngo nimuhura muzarwana narabyumvise ubu nanjye naje niteguyemo hano harimo ipantaro byo kwitegura ikintu gihari banza wumva ikintu gihari Queen ikintu gihari kubahuza ni ngombwa kubera ko mufitanye ibibazo kandi tuba dukeneye kumenya buri umwe wese ikibazo afite ndetse n'amakimbirane mufitaho nyine uko bimeze kuko ntago twajye twumva umuntu umwe ngo twumve n'undi ni ngombwa rero ko mugomba kujya muhura kugira ngo tunabafashe kubunga ndetse no kubagira inama ntago umuntu yagira inama umuntu umwe ejo ngo ayigire undi rero niba twicaranye gutya umujinya wenda birumvikana kugira ariko tuganire nk'abantu bakuze mwese muri abantu bakuru sibyo dushyirimo akanyabupfura basi gakeya kuko ntabwo ibibazo bikemurwa no kurwana cyangwa gutukana sibyo sama tuvuga Madame Gilbert nibyo byumvikana neza sibyo Madame Gilbert okay ubwo wowe nagukiri Samantha ni Madame Gilbert umuntu wambaye impeta ufite umugabo yitwa mu izina rye gute ni Madame Gilbert mfite aho mbarizwa utagira habarizwa ni ubwo nyine udafite aho abarizwa n'udafite umutware nyine n'umuntu utafite nk'ibyo mfite ari icunguye mfite umwana mfite umugabo ukamamagara mu izina koko tuzongera Queen twaguhaye ikaze murakoze cyane Keza ariko ni ibintu byanjye kwitonda ni ibintu byanjye n'ukubera ko yihimba izina namwe mukarigendaho kuko rikabafata mwe mukomeza mukari ari mwita reka nta Queen mbonye hano rwose ntago ariko yitwa pe biri cyo kaka n'izina ry'umuntu sama ubuse ko kazanye idea wabona yitwa Queen nibyo yiyise nyine ariko ke ndashaka kukubaza mbaza n'abakunzi ba Keza TV show uyu mudamu arakijijwe yarabeshye yarorowe yararezwe ni muntu ki none se ubwo nk'abadukurikiye bo bari gutangira kutwumva koko ntibaze sindi bugendeye kuri abandi bahora bamuvugira no mu gutangira nyumvira ukuntu ari kuvuga ngusubiza wibaza Keza urandumbaza ngo narakijijwe urundi urabimbaza nkandi
urabimbaza nkande mu by'ukuri ufite ububasha bwo kumbaza ngo ndakijijwe ubundi se umuntu ukijijwe bamurebera he? Okay madame Gilbert ubundi reka mbanze nkubaze ke ko nene nakubwiye ko utazongera kumuzana n'uyu mugore ko niduhura bizaba bibi ubundi kugira ngo utekereze kumuzana wabonaga biri bukemura nguhe impamvu nabikoze utarayimuha naje niteguye nakurikiranye ngo ntuzongeye kumpuza nawe ninjye wakwihamagariye none ngo uduhuze nari ngiye kubimusobanurira sinitaye kubyinda ntwite none nagusabye ngo umpuze nawe ndi tayari niba ashaka na mikoro nambwire nyimuhereze akabi gasekwa n'akeza naje niteguye humura ntabwo ndi buhaguruka nditeguye atwise kubera yuko yumvishije yuko nyine ibintu byadogereye ariko ndifite nk'umunsi umwe cyangwa ibiri niyo cyaba igice cy'umuntu menya ko irimo ngiyi naje nanabyambere kugira ngo nabone ko irimo kewahereye sama uyu munsi ninjye nawe utwita n'umugisha rero ubugabo si ubutumbi ndakwereka ko intama zambarwa agatambaro neza mbese zana ngufasha fasha nkwere nawe babaye mwadeferi ko mana n'ibitambaro nawe imisatsi yanjye iracyari kwa kundi humura fasha ndashaka kumenya impamvu nyamukuru keza yatumye impuza n'uyu mugore ko nawe muhe mikoro yarakubwiye ngo ntuzongeye kuduhuza ndamwereka ko nambwira intama icyo nshakira zambarwa rero niba ari nawe wakubwiye ngo ntumize kuko njye numva nta byinshi byo kuvugana nawe njye nta kintu nshaka no kuvugana nawe umaze kumva numeze nabonye abivugira hano imbere ya mikoro ngo ntuzongeye kumuza ngo kariya kagore ngo ni queen ndi queen nkuko nabivuze ninda ngiyi numvise ubihakana ngiyi nayizanye uyibone arashika cyakora umbwira umupasiteri usengera mu rusengero rwe Imana itazanibeshya ihanyobora kuko nabiza abatekamutwe babaye benshi dore go bajye ubushize narakubwiye ngo insengero bazifunze kubera abapasiteri babeshya mujyango ndabeshya ke umbabarire sindi buvugane n'uno mugore byinshi andangira urusengero asengeramo nazaruyoberamo pe yangasigaye atwite n'impamvu igora amahirwe none baza abantu batwise abana bakabihakana bakabyarana n'abagabo bari bazi ngo bazemera abana bikarangira babihakanye kuraje natwite rwose kandi Imana izamuye no kubyara amahoro doramagaze sama abakunzi bawe birirwa bakuvuga neza nibabona ukijijwe niba nagukurikirana nabivuze ubushize ngo bajye no mu gipangu wabagamo babaza amateka yawe Gilbert ajye kukurongora bavuze kuvuga impamvu ukuntu yagutwara ubu uri kubeshya ngo yari yaranze umwana Gilbert waramuhatirije sinyimushaka ntacyo mushaka icyo nshaka ni ibintu byanjye ngo nagukigira ute ubusaka kanya nawe wamureka ese ko nanjye ntakimushaka uramuhuwandera ngaho da no ubivuze se kubera ko mu kiganiro navuze ubushize nakubwiye ko nshaka ko mujya dusubira mu mpapuro mukama ibyanjye ntabwo umuntu yagusiga wongere gutekereza ko kugaruka imbere rwose genda mubane nkuko watekereje kumutwara basi reka nk'umuntu warezwe nk'umuntu ukijijwe tubyemere hano imbere yacu hari abantu basenga b'abamama bakuru n'abapapa iyi kanzu byibura nambaye uyizi mu myenda yawe wigeze utunga buri kigaragara yamaze kumukatira yumvisha ko atwite yagiye none se byibura iyi kanzu niyawe hariya nambaye uzi umva se nguha amakuru bebe kusanzwe nzi mu myenda nambaye iyi kanzu nguha amakuru banzu ke nabanza mbwire byibura nk'umuntu w'imfura ibyo ntabyo nkubwira mukuri murabaza ubusa ni yanjye urimo urabaza ubusa sindi kubaza ubusa kugira ngo abakunzi bagisubiza ubonyere utaguma kubasabiriza imyenda ubeshya iyi kanzu ni yawe ahubwo iyo myenda ngenda yikeneye iyi kanzu ke akira iyi kanzu ni yawe ke njya kuyigu urayishaka ko imyenda yanjye ndayishaka pe yawe ariko si iyi kanzu kuko ntayibonye biraba bibi si ariko ntago navuze ko ari okay ubwo wemeye ko yatari yawe sava nese nakubwiye ko ari yanjye uyu mugore nta munsi nzahura nawe nambaye imyenda ingana singana nawe nkuko bavuze ngo anywa amata taye zigezweho nawe urazizi ntago nirirwa mvugana nawe byinshi none neza uragira ngo ngende ngane nk'umuntu turi ibagiro ngeze na kare iyi imyenda yanjye iri muri varize nakubwiye ko ntari umukozi wawe uzazwitware cyangwa uyireke ndebera rwose wagiye kuzana imyenda k'uyu muntu none ngaho nanjye ndebera naje iwawe nyikoreye utazama nk'ibyo wahaye umugabo wanjye ko waje kuyipakiza wandogeye umugabo agutesha Gilbert genda upfuye rw'imbwa baseka koko atangiye kumwikura akimenya ko atwite ubu yagiye ntugire ngo aracyari kuva atangiye kwivugira akimenya ko utwite ntabwo yaba agihari ngese niyamenye ubwo nibyo byakubayeho rero Gilbert arahari convocation yahise yinyerekana nsa imbabaza ambwira uko wabigenje byo tuzayitabana
nabimubwiye kugira ngo anazane n'impapuro ndaziryohera uburyo waje iwanjye ukampakira ibintu nta burenganzira wari ubifitiye nawe bazabikubaza bizaba byiza cyane mfite impapuro zanu Gilbert nagiye amuha amafaranga agasinya iyo myenda wigumanye ibyo bizamfasha imyenda yawe irabitse ifite umutekano umva kandi utatekereza byiza we muzaza kwitaba yewe ibaze nta musi kandi nanjye hari ibyanjye nyene aranabyemeraza hano aranabivuga nzaza kwitana na Gilbert n'impapuro ndazifite nawe nizere ko yazikwere z'ibyo kurya iwacu bamaye bantwikurura byo kurya iwanyu umuceri ugapakira igikoma cy'umwana mu rugo bamaye ngo ni amafaranga ngo wahaye umugabo wanjye reka nkubwire muzazane ayo mahirwe sinayakurayo umva wowe ikintu bazakubaza njye nk'uko yavuze ubugabo si ubutumbi ukwirwa mvuga yatinze nahaguruke tubonane ntuzangiye kumuzana uriya mugore abazimu bashya ubundi urasenga urusengero usengamo ni urwo kwana cyakora Imana irihangana bajya gufunga insengero hari ikintu bari bitegereje abantu nkawe ntibakwiriye kujya mu nzu y'Imana ubu nubwo naba ndi umuntu uri bwihane ngakurikirana ikiganiro cy'umuntu nkawe watangiye uvuga ko ukijijwe uri umurokore usenga niyihenuza nabyita indero mu Kirundi niyihendero cyangwa ubuhamya bw'umugore ukijijwe waba warahaye abandi badamu bagenzi bawe kugira ngo umuntu abe yaza mu rusengero usengeramo mbaza n'abakunzi bawe bakumva ubundi uburokore ni iki kuri wowe ubundi uburokore ni ukuntu wakomeje umbaza ngo ubundi ngura umurokore ngusengera ni iki kiri gutuma umurokore amera ati ubundi musobanura bisobanuye no ukunda nshobora kuba ntabuzi kuko igihe wahereye uvuga ngo uburokore maze igihe gito nkurikirana Keza TV show hakuye umugore Samantha kuva ku mutwe hejuru ngo kuva n'umwana ngo yari umurokore ngo ukijijwe ngo ukijijwe uzavuga nakari muri dore iyo ntuze wambaye izikivuga kakano yagashyize ku ruhande nge ko nazi ko kitwa kambara abastari bo mu biryo nta kibazo bamusetse ongera ugashyira ku ruhande nk'uko wari wakahashyi uraje utoragura amashashi humura ikintu ngomba kukubwira cyo nuko uriya mugabo bidatinze rwose muraza kureba ibintu birababaho ikirago cyarinjiye ubu ngo muzazana kwitaba nakubwiye ngo nijye uri mu byishimo kubera ko imitungo yanjye Gilbert yari imitungo yawe saraho mwasezanye ngo muzayipasura none se ko namuroze nongere kunkora ajya ndagukoraho sinkunda ajya umuntu dukora ikiganiro njya nakubwiye ngo uyu munsi ninjye nawe ntibongere kunkoraho nagutera nkakurenza kino gihuru ndakwere kuko kumva wambambarewe iki kigwa nishongere kunkoraho iyi karashika niyongere kunkoraho ikintu kimeze nk'ingurube ituriye vuga ibyo uvuga ubibwira ko amakuru niyongere kunkoraho ndakwereka nanjye umbwira nyishyira hasi nyaramukozeho ambobo kazi yigize umurokore udafashije se wakwemeye ukeruruka nawe ntukine nanjye nabyemeye si wari waranyitumiyeho mu kiganiro cy'ubushize ntiyanyitumiyeho yiguma gutsinda ikindi ryirwa kuri social media risabiriza igihe wahereye usabiriza uzi ko mu kiganiro yatanze ejo bundi ariko namenye ko Samantha yirwa asabiriza kuva mu bukwe hejuru n'ibyanye n'ibyaguhagije n'ibyo baguhaye n'ibyaguhagije sama urasabiriza cyakora ibisigaye nanjye nibapfe kubima kuko wowe urarambiranye ntiyansabye ariko abo yasabye baramurambiye abo Samantha yasabye baramurambiye nyuma yo kurya umutungo w'ibyo nasize warangiza ukirwa wowe umvuga uko wiboneye nkubwira rero imyenda yanjye ndayikeneye atari ariko nambaye atari nambaye atari niyo nambaye mu bushize igihe cyose wamboye irahari uzazwitwara nigeze ngo hakanira ko imyenda idahari none se ngiye mfata umutwe wanjye wikorera ni umwana wanjye ngende muvana ngo nikore imyenda ya Samantha umuntu urwana gutya gafite inda ngo umuntu urwana gutya ngo afite inda cyakora abantu musengana n'urusengero usengeramo mana yanjye mana urebera iyo myenda se iraboneka sinakubwiye ko imyenda ihari narayihakanye abadukurikiye kuri Keza TV show nahaganye ko imyenda ngwino ngarashaka ko nzajya kuyifata ngo nagashaka nushaka marene wawe muzazane Keza banguye imyenda yawe naga imyenda yawe nayambara mwana nago se bayitwohereza tutarinze kuza neza uze kumenya tayigezweho yari uyu munsi uri gushaka kunkubita mu kiganiro baze kukubwira tayigezweho uyu muri iyi minsi yari ntiyakurunda mwiyo nzu ko kutarambona nyambaye se mada
niba atazayibona ngo harya ngo Gilbert ngo ntabwo ngo ese ubundi ko numva uri guhatiriza ngo agaruke yagiye kuva mu rugo yavuye mu rugo se byagenze bite ntabwo gishaka kagaruka kandi mu kiganiro wakoze ubushize abantu bari kudukurikira mwese nimusubira inyuma nimutumva uyu mugore avuga ko Gilbert agomba kugaruka je muhite mumana sinzongere kugaruka agomba gutanga indezo akita ku mwana yabyaye nagomba kurera umwana uzaba ubaye umugore wa mbere se ukoze divorce uzaba ubaye umugore wa mbere utawe se abantu barasinya bakanasinyura indaya ni wowe yanshukiye umugabo ntuze atamushuka se kuki bavuga ko namuroze kuki ntamuroze kera batari abana ngo byibura mwibagirwa ubukwe bu nuko nta makuru wari ufite iyo uza kuyamenya ko bari gukora byari kuba niwimvise ko nta makuru nari mfite ahangaha aho yamenye none wise utwita aho amakuru yamenye aho nyamenye Gilbert nakubwiye ko yansanze muri Kenya Madame ubu rero uri gutuma umwana wanjye atera nabi reka nguhere ugaruvuga atwise hehe atwise umuntu niwe utera inda yagiye ashize nk'ukwezi n'iminsi mike none umuntu ahise atwite anamenya ko anatwite uzitwarahuriraga hese mugore ahuriraga kandi wari uri muri Kenya nyine muri Kenya se kuhagera ni ako mwagiye bakakubesha kuva hano ujya muri Kenya kuva rero avuye iwanjye nagiye kirashira abakunzi bakeze TV show baza kutubwira kuva hano i Kigali ujya muri Kenya ari iti kingana n'amafaranga ngahe atageza Gilbert sinayamuhaye warayamuhaye okay ese ubona ajya kuguta ku mwana ajya kuguta kugira ngo mujye gukoresha harya baravuze ngo sinize DNA mujya kuyikoresha yari yakwihakanye kubera uburaya bwawe none kugira ngo mujye gukoresha nyine kugira ngo mujye gukoresha DNA Gilbert yari yabitewe n'iki Gilbert yaragusize asanga wowe wandaya we y'umurokore wagiye mu masengesho ahamagaye umumama murarana mu cyumba mubwira kutigeze uhagera urumva Gilbert impamvu yabanje kuguta akihakana umwana n'abatwumva babyumve wabanje kumwihishamo ibyo ngibyo nta muntu utabizi cyakora Imana ishimwe ubwo yasanze amaraso ahuye n'ay'umwana we sinanga umwana we nawe nushaka ubitangira umukunde nanjye wawe simwanga abavuga ngo ntabwo narera umwana nguyu ikibazo nuko uri kubeshya abantu kutwite kubera ko babonye ko ibintu byadogere kandi ntutwite turababeshya ariko turatwite waguha kandi tubyemere kutwite ahubwo watwise mwabyumvikanye cyangwa warayimuteze ubu umuntu mukundana cyangwa umugabo wawe ni ngombwa ngo hagiye hose akubwira Keza niwe ndi kubaza si wowe wa mudamu we niba mu rusengero z'ababigisha discipline ntago ari uwa data ngo madamu Gilbert yego gira discipline sureke mvuge gira discipline ngaho ureke mvuge hanyuma ubwo niba ndi madamu Gilbert wowe uri madamu nde gira discipline nge ngusobanurire ndi madamu nde gira discipline nyene mugusobanurire ureke n'abatwumva cyakora indaya mufite akazi ngaho dore Gilbert koko umuntu dukurikiye mu barokore bari hano ari nge n'uyu mugore ninde ndaye ntari gutuma nsobanura ngaho umuntu uzi ni beach kandi ngo aba mu rusengero buri gihe umuntu izi jambo beach kandi ngo ahora mu rusengero mu nzu y'Imana none se sheri reka nkwite sheri Gilbert ajya kwihakana kwiyonda kuwo mwana atari uwe yari ukubera iki wari wakoze iki ibyo ntago bikureba nta nubwo akara ntibindeba ngaho nibireba abadukurikiye ibitakureba bireke kukuranga rero Madame Gilbert uvuga Madame Gilbert Madame Gilbert ndi kubifiringa convocation narayibonye musaza wawe bivuga ubitsindagira Madame ningoma kubana n'uyu mugore rero narageze mu ishuri abantu bari bunse ariko wiziki ngo kuvuga ngo Gilbert ngo Ismail giye uyu mugore wamubwiye agatuza n'abadukuri usubu bari kumva n'icyo twirwa mubeshya abantu ngo barize umuntu utazi nese uyu mugore ko adashaka ko tubivuga ngo neza ko ari kunca mu ijambo winca mu ijambo avuza ubwo raje usubira iwanyu bikurenge naba nanjye ubukwe naba nanjye bipfuye nta bwabaye none se agiye kuba bwarabaye hari ibishoro byanjye nibwo bwa mbere uzabonye divorce nta bishoro byanjye birimo bebe aho he okay si byose nta bishobora byawe birimo ibishoro rero biri ku mugabo wawe mwasezeranye ibyo nibyo nishimiye nta kibazo sinanishimiye ibindi byinshi yari yaramakaniye ko bitabaye none mfite impapuro ndashima Imana reka nge shima Imana mbere yawe ureba ko nareze uriya mugabo wanjye
urumva Keza genda ashaka yuko bibaye byiza uno mugore yazaza kwitaba bari kumwe ubundi bakaryoza uburyo baje bakanyima uno mugore no ntari namuza akaza agasahura inzu yanjye afite ikosa nawe ahubwo bazanamusigana ntabwo se yazagaruka mpamvu namwibye ke iyo kwivugisha umugabo we ntaho byanditse mereza mfite rikoda hariya mfite rikoda umva se rikoda mfite impapuro njya kuza Gilbert twaravuganye anambwira ati ibintu byose biri tayari mva muri Kenya n'abantu nababwiye no mu Rwanda ye abazataha ubukwe inshuti zanjye zo sibyo wiseka ke mubwira agire ikinyabupfura reke mvuge yuko ugeze he nyine ubukwe ngo tubutahe nyine reka mvuge gira ikinyabupfura abakunzi bawe nabonye abantu birirwa abantuka reka bahe umwanya bumva uko byagenze none se nk'ubwo usenga iki nkwibariza sibyo seke namubwiye uyu mugore ko bavuze ngo nijye uvuga cyane yabaye none se nawe usigaye unywa ko jye bavuze ngo caborewe sinzi umurundi nabonye muri comment cyakora azagoye musaza ngo kiba cabore mukunzi wa Samantha uyu munsi noneho nanjye ngutegereje muri komanteri ukuntu wabonye avuga niba ari we wari usanzwe uzi ngo arakijijwe ngo niko zubakwa nyine agakiza ni ukuvuga witonze nk'uko baduhuje wakorana nawe ugakora witonze none se si wowe watangiye mu bantu batangiye iki kiganiro baraza kureba umuntu watangiye avuga uwo ari we wamemukiye cyane ke yari yaravuze ko n'umwanzi wanjye wamemukiye pe nze wawe ntwarira umugabo nanjye Gilbert naramuhebye humura nanjye ndashaka ibyanjye iyi nda nzayibyaye ko mumpa ibyanjye kuba twiteho n'ibyo kubeshya ntatwite ahubwo reka maze nkubaze ibyo kuvuga ngo ibyo bintu bye ngo bifite aho byanditse ngo n'amarikoda none imiceri na kawunga waje ukikora n'amafiriti n'amavuta nusanga birimo nzabiguha sheri mu gipangu ubu nta bantu baduha komanteri z'abantu babanaga na Gilbert bakavuga uburyo wowe wirirwa usabiriza kuri social media ubeshya imiceri na kawunga se mbijyana wabijyanye ahubwo nyine bijyana kuwirirwa ubeshya ngo baguhe ibintu Keza nakubwiye ngo ubyuka umuherekeza nka marene we aza twara imyenda ye ntabwo imyenda ye nayamba amaguru n'umutwe nibwo twajyayo nutabitwereza uzabereka nawe uzazi uzaze ajyane ni wowe wamugwandagiye umugabo tugiye gukora ubwo ngasanga waramutwaye wa mbo kazi y'umurokore yandageye umugabo aragenda none tujye no kwikorera yandageye umugabo aragenda ntago nzazi sha uramushutse rero mukoze ubukwe nta kibazo nge noneho nge nkorohereze nta bukwe ngishaka ndashaka ibiri mu mpapuro z'ibyo nasize nanjye ndashaka iyo mirire yanjye waje ukikora umufuka nibirangira humura nzayiguha niba narayijyanye bizaba bigaragara convocation sinyihakana sama Keza nta muntu ufite uburenganzira bwo kuza gukingura inzu y'umuntu adahari akaza wari womonganiye se wari watorongereye ibyo ntibikora mwana ngo agiye muri Kenya Gilbert byibura wigeze unamugezaho bategera imodoka ijya muri Kenya wenda niyaje mu ndege da wanamugejeje Nyabugogo kuri Jaguar uzasabiriza uruhe ntabyo ukeneye kubona aho wageze noneho nanjye ahubwo bampe aho wageze usabiriza nanjye bampe umugabo wawe nanjye yankize mu kangaratere bampe nanjye ndatwite bampe kandi mutarabima kandi wifashije wari wabima ibyo wavanye muri Kenya ubwo komva umva sinaje sinakwibwira ko naje ibintu byose nanzi ko byarangiye wizera umwana w'umuntu avumwe umva umugani wanjye nawe usubiyemo ubwenge Imana irakureka ubwo nyine ahubwo wowe wahereye mu masengesho ngereka nemere igishoro kwimo n'umwana nanjye nguyu ari yehese nguyu sha nibirimo baguhereza icyo baguhere kime nayo ngo baguhereze icyo nakubwiye ngo abarokoresha ke ubukiza namubonye aka gatambaro gateze nk'abasitari b'inyamirambo bo kuri 40 noneho muri commentaire mbona hari umuntu wamusetse se ninde wamugira inama yo kugatega noneho akarebesheje inyuma ra ntabwo bikureba ntacyo bikureba agakanzo kamwe uzasaba urushyi ko nabijyanye se niba ndi umukene ko nabyambariye ntabaze naho nadukuye ko nabyambara wenda ubyambara muri quartier mbana nawe muri quartier aho mbabaranze ariko nawe ahuba barabizi ko wiyibishije ubesha wowe wantwariye umugabo nasi ese kuri kumbwa ngo nimba njye guha ijambo uyu mugore kutamuce dugitangira se watangiye avuga nabi ke kwase ngewe nta nubwo meruka mu nzu y'Imana ngaho da reka cyakora basi ngo hakanyuririmbe wenda twafashe Mana ikurengere pe nanjye ndayemereye ikurengere Mana
mukanya uti wandayawe abadukurikiye kuri Keza TV show batariko ujya muri commentaire harimo umuntu wavuze atariko se koko mutabeshya Samantha arakijijwe uriya mugore mukanya uti wandaye mukanya uti wamboye mukanya uti wa bitch umuntu ba mu nzu y'Imana amenye bitch gute amenye indaya ate none se ubusege naza mu nzu y'Imana amereye hera imbuto naba yanza cyakora pasiteri wawe mugiriye inama arabadafite urusengero rwafunzwe muri iyi minsi ubuse koko abantu basengera iwawe bibaye wowe bishop umuntu wafunze insengero nahita mukurira ingofero kuko yaba atabeshya ubaye ari wowe bishop nk'uko bivuze umuntu wafunze insengero yaba ari umuhanga yaba azi kureba kure niba uri bishop full stop kuri jewe nshyizeho akadomo ubaye uri bishop umuntu uherutse gufunga insengero yubahwe niba uri bishop umuntu turaba tutaratangira ikiganiro banzanye ngo tuvugane ibyo ari byo ugatangira wowe kuntuka n'abakiriya bawe bumva twaguhaye umwanya kege naguhaye umwanya sheri nk'uko indirimbo arangije ivuga ntibagutunze warasabirije wararushye yarakabije ikintu ushima Imana nuko utarambona mu mwenda imyenda yirahari nka marenewe nimushaka muze ntuye Nyamirambo kurya nyuma muze nyiba umunyamasengesho ukomeye tukazajya nayo imyenda tukanza tukayisengera ko ntago yabikirimiza ariko ubundi Gilbert wamwibamba kusenga bwa mbere yaguteye inda yagiye kwanga inda umuntu ukijijwe bajya kumutera inda gute Gilbert yaguteye inda ndajya kuyihakana uranguraga umumwirukaho umuteza abantu Gilbert yemera kukurongora kubera ukuntu wari wavuze ngo uzamugirayo Gilbert yemera kumemukira zana umutungo wanjye kubera wagumye umwiruko Gilbert Gilbert no kuba atarasaze ahubwo ni umuhanga Gilbert yagiye kukurongora kubera ibitutsi byawe watangiye kujya kuri social media ibitutsi bigatuma atanga umufungo we nkurangakoze ubukwe ahubwo we nago uzi game bari kugukina wowe uzasigara umeze ucyo uvuga ati ke ibintu nanjye ndabona ari filime sama ke uzabona ari filime uyu mugore nanjye ndamutege nasubirana na Gilbert uvuga ati madame Gilbert nanjye Gilbert aho ari kunyumva nashaka ntazantware gusa ndashaka ibyanjye ariko nasubirana na Samantha nibasubirana wallahi Imana ndabizi ko ishobora byose ariko sama uwagusubiraho niba mwaranahuriye mu rusengero nawe ntiyaba kikwemeye nibindeba nanjye abafana bawe ni wowe ufite benshi ngo narakubabaje nta kibazo ndategereje kereka nidupfa sinzakwica nawe ntuzanyice ndagutegereje icyo ngusabi buretse ceceka ari wowe wavuze ko uzanyesura reka ngiye nkubwize n'ukuri ahubwo sama wa mugani nk'uko wisabiye Keza shaka abanyamasengesho ufite umuntu ugukunda niba ari umurundi niba ari indaya yawe niba ari umugabo niba ari umugore sinyizi yirwa intuka shaka abanyamasengesho koko bagusengere kuko urakabije akanya kamwe nyange rero nkikubona nari nzi ko kijijwe ariko aho bigeze shamana abantu bafite insengero zisengeramo abantu nkawe kose insengero zabo zikwiye gufungwa bakabanza bakagira abakristo byibura bafite bameze nka ngewe se nigeze mvuga ko nkijijwe reka dasinyijijwe ntago wabona se umuntu ukijijwe se ubundi yakora nk'ibyo ukora ugira ngo bakunzi ba Keza TV show nimwumva nemeye ko nkijijwe nk'uyu mugore nka Samantha muzanci nushaka muzagome muntu ko ariko uyu mugore ntakijijwe nanjye suko ari mukeba wanjye ariko Imana cyakora Imana ishimwe ko wacecetse reka namonye nawe nangiye no kuvuga nanjye mu mwanya natumana ubatangiye kuvuga uratangiye urasakuje ubwo simbuto bawereye abakristo nizihe mbuto bakunzi bawe b'abarundi nabonye batukana uyu munsi bagusengere bajye ku mavi nk'uko wabisabye Imana imfashe sinzagera ahantu usengera pe fashe sinzagera ahantu niba uri na bishop sinzakizwe nk'uko ukijijwe nakwemera nka umunyabyaha wahisemo ko umunyabyaha ntabwo wakizwa ngo bikunde bari uri ko na Yuda se sha yagurishije Yesu amafaranga agahita ajya kuyajugunya akimanika nyita uko wumva ushaka kunyita kose jye biranyura nta kibazo ubyumva kose jye biranyura nta ribi ngo karabe jye simbeshya naba nanjye naje nyerekana kandi n'abantu kujya kuyifata iwawe byo ntibikunda turashaka kwitwa ntabwo nanjye nza nyikoreye kugira ngo nkwereke ko nanutse twarakubwiye ngo uyohereze
nyihende tuzazi wawe mbari njye utegera n'umuntu wikuzanira ariko abagore baragwira none genda nayitegera mu mafaranga yanjye uhitegere nyine niba utayishaka uzagume wambara ubusa ubusa nubona nyitegeye ubu nambaye uzamenya ubusa ko se. agiye kwini ntari ubu umwamikazi nambaye ubusa ubu nambaye ubusa none ukaba uri gutakamba ngo baguhe imyenda yawe ushaka ndayikina ariko ko nayiguze amafaranga yanjye ntabwo ndi wowe natuza nkaruca nkarumira iriya myenda ntabwo yaguzwe n'umugabo wawe babyita gufatiraho nk'ubwangati niba udashaka kuza kuyitwara Keza, ukaba n'imyenda udashaka ko Keza Marene wawe aguherekeza uzayireke izaborere hariya urashaka kudukora nk'ibyo wakoreye umugabo wanjye se kwiyakira mikoro akosha cyakora uyu n'umurozi pe wampaye ijambo sheri nariguhaye pe uko biri kose umuntu abaretse mukavuga mwavuga mpaka ariko kubera ko buri muntu wese afite ikibazo cye afite n'ibyo yavuga gusa Imana ngo inzirike kigufi ntakora ngaho umva ukuntu gihise kivu nanjye utumye ke ari njye nawe ninde uvuze kigufi mw'iki kiganiro kubera ko ngo yasabye hayabaye nka wa muntu bahaye igare bamuha iminota 30 ageze hagati agiye kurangira ati murama n'inzoge Keza umuciye mu ijambo ndabaza umuntu udukurikiye uciye mu ijambo Keza twari tumaze gusezera ese uri kuvuga iki kamagambo yawe reka twongere dutangire sheri akira ijambo ryawe rati njye nashaka kubaza ko biri kose buriya iyo ukundana n'umuntu mukagera aho kupanga kubana muba muziranye hari aho muba muziranye bihagije ibyo mitungo uri gukomeza kuvuga n'amafaranga wahaga Gilbert sama hari ikintu wigeze ubimenyaho mu gihe wari umaranye na Gilbert mukundana kugezaho n'ubukwe hari ikintu wigeze by'ibipapuro ubona mu rugo cyangwa Gilbert amafaranga ubona kuri telefone cyangwa bikuza cyangwa abitse amafaranga yabikuzaga cyangwa agira ate nayo yabaga yakoreye mu kazi kuko nzi amazina yo ku kazi nanuze bamuhemberagaho yo kuza kubeshya aha ngaha yirirwa yinaganika ubu uyu ni umuntu watunze amafaranga wambara nk'inuze ngo yaratunze amafaranga ubu bashyizeho kamera bagahera hasi bakamuzamura uyu ni umuntu wari ufite amafaranga yo gusigira umuhungu ninde mukobwa w'ikigoryi wafata amafaranga azi ko avuye mu gihugu agiye ngo yasigiye umuhungu hangeze ukaza ngo uje biriya bintu byanjye Keza uzaba ureba fight izaba munsi uramujama yaje kwitaba ibintu byanjye baje bagapakira inzu yose bakabitwara bazabiryozwa nta mapuro nabonye amafaranga yamagaye yabaga ari amafaranga yakoreye nkayabona kuko ari amafaranga yavuye mu kazi tukayahahisha none umuntu aridumukije ejo bundi araje ngo imitungo ngo yasize ngo yasize amazu Gilbert ajya gukodesha inzu amezi 3 afite inzu z'ubuntu z'uyu mugore ariko kubera icyo abantu baza bakagira abanishije bakabeshya mukemera kwe twabaga mu nzu iko durabizi yishyuye amezi 3 tugiye gukora ubukwe uyu muntu yamusigiye amazu tujya gukodesha kandi hari amazu ibyo wajya gukodesha kandi twara amazu y'ubuntu mu kandi kanya ngo aba muri chambrette umuntu ufite amafaranga aba muri chambrette gute abantu bagiye bakakutubeshya ke ikintu nishimiye utabonye nagakoryo nkoze Samantha ubugambo bwinshi yavuze bwinshi sibyo namuretse bwa mbere yavuze ngo bampere ku kirenge sibyo kamera ngiriya nishaka ihahere amafaranga se nyine ufite atakwambika ari hehe seke kuko ubari nge n'uyu ninde musazi ni njyewe ko naguhaye ijambo se ko namuhaye ijambo none se ko wavuze kuri muzima nkaba naguhaye ijambo se namuhaye ijambo mukanya kisobanura nose nanjye wamunsabiye kareka nkavuga nawe navuga ibyo avuga se havuze nyogokuru wagiye nagaruka avuga sura reka mvuge rero madame Gilbert wubawe madame Gilbert cyane rwose kwisi kamera niba yizane rwose sinyitinya pe amafaranga uvuye muri Kenya nyine sininyi iyo kamera nginyiri imbere madame icyo cyongereza cyo muri Kenya biga cyakora aramutse abaye arwaye ntabwo byatangaza ubusa abantu badukurikiye bari kumva Samantha ibintu arimo naguhaye umwanya mani reka nisobanure nkuko naguhaye ariko nibutse ko nta bukwine Chama cyakora Sama yewe nubwo avuga ngo Gilbert vuga ibyo ushaka kuvuga ni wabaroze ibyo ngibyo uri kuvuga se n'ibiki uri kuvuga ibiki aho ngaho asigaye yarataye yewe bafasha nimuzana imyenda gusa no kwa muganga harakenewe koko igihe uyu muntu uri kumuha ijambo ngo ame ntacece reka ngusubize ku byo bambajije inzara ntacyo nibahere ku birenge ge sininya kamera sibyo uravuze ngo na amafaranga nari mfite ngo navuze ngo nagiye muri chambrette ubwo meruka mu kiganiro navuze ko ge nari nje niteguye ubukwe ko nawe wavuze ko mwakodesheje inzu ndi kuvuga giye ntagutonganya ko mwakodesheje ngo inzu ngo amezi 3 sibyo ayo mezi 3 kuba mu kwezi kwa buki uzi icyo bivuga nibwo bwa mbere abantu badukurikiye bamenye ko umuntu akora ubukwe atagiye guhita ba mu nzu ye
nanjye naje Gilbert si wowe ndi gusubiza abatwumva naje ngewe niteguye ubukwe Gilbert ambwira ko inzu arimo turi muyimaremo ukwezi kumwe ibintu yaranyeretse aho bibitse ndabyibonerane yaranabyo ariko abagore b'ibigoryi kubera iki abantu umuntu muzima nkaho ufite ubwenge yigira injiji umuntu urifashe ngo usigiye umugabo amafaranga ikigoryi kandi uba mu rusengero yara ari ibintu umuntu avuga ukagera ukabona no wagira ngo yaparangutse ngo Gilbert ngo haje witega ko mugiye gukora ubukwe wasize umuziritse nyine wasize umuziritse wowe agira vuba wasize umuziritse ku buryo mvuga ko uzaza va muri Kenya ukaza ukamusanga ikintu maze kuvumbura nta nubwo n'uyu mugore ageze ajya no muri Kenya aranabizi umva ngo ndabeye uyu mugore yamuwe n'indezo nako gaceri yabonaga niyo kawunga sibyo mu gipangu muri commentaire wavuze ko nta gifite cyo kurya nta numwe muri commentaire Imana imbabare haza kugira umuntu uvuga muri commentaire uzisamata aho yabaganuye avuga iki niba avuga ko umugore waje kunsahura nibyo ushaka ko bavuga hakuvuga ngo nawe naje gusaba hano nawe naje kubwira ngo ndashonje nawe naje kubwira ngo nyambike naje kukwaka imyenda yawe byatumye nkurikirana itangiro ryawe na Gilbert bavuga ukuntu uzamusaza ukazajya umukubita ngira ngo barabeye ubundi Gilbert ntiyarira ngo waje wite uyu ni umugore yari yashatse waje wite cyari igicuretse ko cyari cyakoresheje ibirozi by'iwabo mu giturage iwacu ntago turoga bebe uzabariza amateka ye baravuga ngo ndagakecuru ariko wowe byonyine n'amagambo akuva n'uburyo utangira ubukwe ese yagutereye iki ko ntari imari nyine yagutereye ko yagutaye ntari imari wari wagiye urasetsa hanyuma ngo igakira tinyuka ngo urumva ngo naje ngo niteguye ubukwe ngo nasize ngo amazu ngo nasize ibibanza ngo nasize amafaranga wasize amafaranga he uriya muntu wamusigiye amafaranga urangije urazujya kwa muri shambure ngo convocation narayibonye itegure wasize amafaranga urazujya kwa muri shambure niyo mpamvu uri kuvuga ko ari wowe ubuse ko kavuze ngo turi bubonane kakoze ugasigira umuntu ibibanza ko yavuze ngo turi bubonane yakoze uretse kunsaraza wose ko wavuze ko nta hantu kiba uri kuvuga ngo bagutabare wowe ufite umuryango w'uhamagara ufite no kwa sobukwe no kwa nyoko bukwe bagukunda rero ntibabiguhe ndebera ibyo bishoro byo mwaye mafaranga akuye muri Kenya ndebera ibyo bishoro ese nakubwiye ngo nge ntabwo ameze nk'imbwa ituriye ibagiro umeze nk'iki nk'ibiciye mu muhanda nakubwiye none itsoke nakubwiye ngo nanjye ntabwo ngiye kubyibuha nk'umuntu utazi urabyibuha sida bishoro byo kubyibuha bikura erega bebe ntabwo bipfa kwisa umuntu abyibuha nk'udatekereza ngo afite ibibazo bifite aho biva bivese kandi uraruganye kuri social media usabira twise bakwirukanye urasaza uraje ngo ninde wanyirukanye ndacyari ngiye ubwo bwira umugabo wawe aze mu byanjye soreza kino kiganiro wigisoza kirangira ko ibyo yiyemeje mwereke mushwanyagure wakagakanza ahubwo ataye yambaye ubusa inde twiteze umwana we bagiye kumwemera bigeze he abantu bose mukabyemera ujya gukora ubukwe byari byavuzwe abantu barakubwira bati Gilbert yirahuye umuriro ubuse hari umuntu utabibonye ko Gilbert yari yariyahuriye mu ibyo umuntu yahombye n'ibyinshi ntabwo ibingibi byaba ari ngareka kumwirukaho none ubwo wabihombye ubwo wahombye byinshi reka kwiruka kuri reka ibintu ugesohoka mu kiganiro ugasigara ukoresha uyu mugore dusoreze iki kiganiro ahubwo ngeke noneho nanjye sidutashyanze gukora ibyo yiyemeje yaravuze ngo yarivugiye ubwo ikiganiro uri kudukurikira gisubiza inyuma ngo ni umuzana uriya mugore ngo nzamwere niwongera kumukoresha akavuga ngo azanyereka avuye hano atabikoze ahubwo se nabikore mwere ahubwo se yabikoze ko gendi tayari naje mbizi kuko namwiteguye ahubwo se nta kuntu yari yarabivuze wowe wabivuze abikore nakwitege nta kuntu wabikora wowe yabibwiye no mu kiganiro n'abadukurikiye yariyemeye Imana irihangana ariko kuki cyakora mwiyemeza myuki nta nicyo takora ari iki utakora ari igiki Gilbert urabanza umukize winda Gilbert yagiye kwiyakana iriya kubera ukuntu yari asanzwe akuze none shima rero Imana ko yayemeye ariko winyitwaza noneho rero imyenda uza kusahura nkanda ahubwo wowe umbwira ngo nkuze buriya buyobozi tuzabujyanamo kandi muzabiryozwa muzabirebe ahubwo we na Gilbert uraje we wangara usange ni kariso wambariyeho nawe yaravuye mu mutungo wanjye bikurenge ahubwo marene wawe keza natabare tabara kuko uri bugira agahinda nakubeshya ukuntu yagiraga udufaranga ugasanga aho ibintu byakoze ubukwe byavuye nutababara
nudasanga umukobwa wawe yarakubeshye niba waranabisize uri ikigoryi nta muntu muzima afata amafaranga asigira umuhungu atumutse azi ko avuye mu gihugu bumvaga se kuzaza ukabisanga gatumuka ari wonge ntago ndi umuyaga cyangwa ivumbi sawa rero ubwo byo kuzana kwinjira izo mapuro nyagenda yo social media jewe sinigeze mbasaba nimubishaka muzame sinduye nguyu igihe yahereye asaba agiye gukora ubukwe kugeza n'ubasabiriza ibyo bamuhaye n'ibimunyura none se ko nasabirije nkakora ubwo bukwe amafaranga yabaye yawe gute ubukora heza ko bya ubukwe nibubaye ejo bundi ubukwe bubaye ejo bundi Gilbert yarayihakanye kera nta kibazo none babukoze amafaranga nasabye none hanyuma y'umugabo ayo sawa wamusigiye uri kuvuga ngiye nakubwiye ngo reka biranditse wambaye impeta nawe nambaye ibindi biranditse uzongera kumuhamagara atakoze ibyo yiyemeje nanjye azaza sinda azasanga nambaye nabyambariye kagira ngo nazongeye kubeshya ngo azabikore nanjye azaza niteguye ahubwo yifashije babambari be b'abarundi birwa abantu uzaze nkwereke ndakubwiye ngo Keza waramushutse ngo nenza ngo tuzabonana ntuzamuzana kariya wakoze iki kubugabo atari ubutumbi nakubwiye ngo urushishi rwinjira mu mutonzi cyangwa uruti none wajyaga kwitakuma imbere ya social media uvuga ngo uzamena se ukurikije nubwo ndi gato kangucira umugani mwibanga ugende uwutekerezaho reka nkubwire abadukurikiye urutozi rwinjira mu mutonzi w'inzovu rukayikurugutura mpaka yikubise hasi niryo jambo ngusozerejeho ibyo witakumaga ngo ngiye ningera hano imbere ngo uzanyereka nubwo nyifite wowe warabyaye nubwo butumbi bwawe birirwa bakwamamaza bari abarundi bantu bagufashe nzakwereke uzongere unyiyemereho ntuzongere ubwo si ubutumbi ke wakoze nanjye sheri nizere ko ibyakubwira ngo azamena uzongeye kuduhuza icyo nifuza icyo nifuza mu mutwe ntabwo ari jyewe wirirwa agataba mu rugo umugabo akarindamo umugabo ese ubundi kuki atakiza hano icyo nsaba imana icyo nsaba ni ukugira ngo ihumure no mugore amaso singishaka umugabo we basi mve hano yashyize umutima hamwe ndabakunda cyane kandi ndabashimira uko bw'inama n'ibitekerezo bakomeza kungezaho biranyubaka ndashimira n'umuntu wamaye igitekerezo cyo kujyana uriya mugabo twabyaranye mu buyobozi kuko bigiye kumesha amahirwe yo kubona ibyanjye byari byaranyazwe Imana ibaha umugisha ndabakunda kandi mukomeze munansengere kugira ngo nyine ibintu byanjye nongere mbibone nari nubatse mfite urugo rwanjye rumeze neza rurimo buri kimwe barasahura ubwo rero ndabizi ubwo ubuyobozi bubirimo mwebwe mu nsengere ibintu bizagende neza ni ibintu byanjye byengere biboneke nanjye ndashimira abakunzi ba Keza TV show shimira na Keza utuba hafi cyangwa se uba hafi y'abadamu ingo muri make cyangwa abantu bafite ibibazo n'abakunzi ba Keza TV show ari nabo bacu ndabashimira nongeye ko no kunenga abarimo mbayisabira ngo bazazaho ibi bintu bibera kuri tele kuko ntibaramenya n'imvano y'ibi bintu kuko ibi bintu birimo umutego muremure rero nanjye sinitaye ku bantuka nanjye nitaye ku mutungo wanjye nasize nanjye babaye njyewe niko byabagendekera sinitaye rero ku rugo rwa Samantha rwose zarusubirane ariko nanjye yewe ndangiza nshima imana n'uwagiriye inama Samantha ngo ajye kurega kuko nanjye narabuze aho nzahera kugira ngo nzibuke ko mfite impapuro z'ahantu Gilbert yagiye asinye nanjye murakoze ubutaha muzadukurikire tugira amahirwe Gilbert azemera kwitaba hari amahirwe menshi ko Samantha azabona ibyo bintu hari nanjye amahirwe menshi yuko nanjye Gilbert ibintu aho yakoreza ubukwe akuye amafaranga hazagaragara murakoze kandi muri commentaire mugire n'inama uyu murokore kuko nanjye nashaka gukizwa azakizwe neza kuko abadukurikirana nibagiye kubabwira bambabarire neza nkuba nciye mu ijambo nasoje ko nyene namuretse umuntu waba wabonye nateshutse ambabarire uzahora usaba imbabazi n'ubushize warantutse utuma amaguruka ngo ndindare hari igihe uhura n'ibintu nawe ukabura uburyo byitwaramo ntondusha mukobwa kuko niba ushobora guhura n'umuntu niba ushaka ko dukomeza twe uburyo niba ushobora guhura n'umuntu ugufitiye ibintu byawe
warangiza wagira ngo nabimwake akavugira hejuru mu by'ukuri agiye kwihangana byanga ariko umuntu wese waba wabonye nateshutse ambabarire kandi mwakoze